imbaraga ni za Yesu. Icyo urabona gukomera nazo n'izi itangiwe n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Tugira gutya tugira kwanga dusimuke tuvuge gutyo gukomera imbaraga ni za Yesu. Cyubahiro no kunezana dufite tagiriyo iherezo ni Uwiteka arakomeye. Turimo gutyo gukomera no kwa Yesu gukomera imbaraga waza gukomera cyubahiro Imana umugisha tagiriyo iherezo arakomeye. Imana
할렐루야. 아멘. 아멘. 기억합니다.
ndashaka ko hari ibintu twohotse. Ubundi igiterane tugikora buri mwaka, igiterane ngarukamwaka. Umwaka ushize ntabwo twagikoze kubera impamvu ntabwo ushaka kuzijyamo cyane. Buri munsi tugikoreye mu rusengero, ariko ntabwo ariyo yari gahunda. Gahunda ni uko twagombaga kugikorera ahantu twateguye hanze, tukagikorera hanze, tugatumira tukacamamaza cyane, ariko ntabwo byakunze. Intego ni ukugira ngo abantu bakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukugira ngo abantu bave mu byaha bakire Kristo. Nagira ngo rero tugiye kubohoza mu buryo bw'umwuka, turabohoza. Urabizi ko bifite imbaraga. Turaza gutera haleluya, turebe hariya twese. Niyo mpamvu nashatse ko duhaguruka dutere haleluya ebyiri, tureba hariya, ibiganza byacu tubyerekeze hariya. Hanyuma turaza kongera dusubire nanone twerekeza ahangaha, turaza kongera dusubire twerekeza ahangaha, turongera dusubire twerekeza ahangaha. Tube tubohoje abantu bose bari muri ibi bice byacu, kandi turaba tubatumiye. Nta bundi butumire n'ubwo ngubwo, turaba tubatumiye. Reka tugere ku kibiganza byacu. Turebe hano hepfo. Aha nanone twongere dutumire ibiganza byacu. Iburasirazuba twongere dushyireho ibiganza byacu tubyerekezeyo. Reka twerekeze hano haruguru ahagana. Reka amaboko yacu tuyatunge hejuru, tuyazamure. Thank you.